abantu biga imodokari igihe gitandukanye. Yego. So wowe ushobora kuba mu bwana bwawe utaragize ukwigisha, kuko burya wa muvyeyi yagombye kumwigisha kuba umupapa, nta mubonye, arakuze, ageze igihe yisanze mu mwanya wo kuba ari umupapa. Bizamusaba imbaraga nyinshi kuruta wa wundi iwe wahawe uburere kandi akigishwa kuba umupapa. Ariko nta muntu ugomba kubigira urwitwazo ngo avuga atoya sinzaba umupapa, bireke none nturekega kubyara. Ariko niba ugomba kubyara cyangwa se ukanabyisangamo, ariko muri we ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo uzaba umupapa mwiza, gira ico bikoraho bijanye no kubyiga. Ntabwo uzabwira umwana ngo uzajye uba umuntu ufite imico myiza arimo akurebamwe imico mibi. Ntugatukane kandi utukane nurangiza umbwire ngo ntugatukane, ubeshye nurangiza umbwire ngo ntukabeshye. Yabyumva ako kanya akiri mutoya, akirimo gutinya, yagera hejuru ibyo ngibyo akabiva. Kare tutaraje kuri kamera nakubwiye uburyo nka butatu abantu bakoramo discipline, ariko muri ubwo butatu harimo bumwe bwiza ababyeyi bose bagombye kwibanda. Ni Shape to Shape igarutse, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana bane namwe. Ni Arlette nk'ibisanzwe, nabazaniye umutumirwa uyu munsi, umutumirwa udasanzwe. Happy Father's Day kuba byizihiza. Nibaza ko isi yose byizihiza umunsi w'abapapa. Umupapa ni umuntu waremwe n'Imana kuva muri Jardin d'Eden. Ni umuntu Imana yari yavuzeho ibikomeye cyane. Ni umuntu Imana yahaye imbaraga zidasanzwe. Niwe wise ibikoko byose byari muri Jardin d'Eden amazina. Ni umuntu w'umunyabwenge. Bibiri tubwira ko ari umutwe w'urugo, ko agomba gukunda umugore we nkuko Kristo yakunze itorero kandi aripfira. Ese niko bimeze Pastor? Ndakwakiriye. Ahubwo wakomeza. Amutumirwa wari ukeneye wari kubyivugira byose. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. Ngashyizeho point d'interrogation. Turagakomerezaho. Ni karibu muri Shape to Shape. Turakwakiriye, wisanzure, gubwe neza, usuhuze n'abadukurikiye. Murakoze cyane kandi mwakoze kutwakira aha ngaha. Tunejejwe no kuza gusangira namwe iki kiganiro, kandi twifuriza abapapa bose Happy Father's Day. Amazina yanjye nitwa Rwema, ndi umushumba nkorera hano muri Edmonton mu itorero ryitwa Kingdom Minded Church. Amen. Yego. Itorero ryawe ndarizi, ndanarikunda. Tujya tubakurikira online. Okay. Mutwemerera tuzashyira akalinke hasi kugira ngo rwose muzabikore. N'ubundi buryo Imana yatanze bw'abantu kubasha kugera ku bari kure. Yes. Isi yabaye ntoya hamwe n'ibi ngibi. Cyane rwose. Sigaye bishoboka cyane. Tuje kuvuga ku mupapa. Umupapa ava akagera, yatangiye ari umwana muto, aba umusore, agera igihe arashaka. Ese buri Imana yaremye umupapa kugira ngo akiniherore mu rugo? Okay. Mbere yuko umuntu aba umupapa aba umugabo. Yego. Imana yaremye umugabo. Yego. Irema umugabo, aba ari wirema wa mbere mu ishusho ryayo. Imurema imuhaye autorite nini cyane. Imurema imwizeyemo byinshi, imutezemo byinshi, kuba umutwe w'urugo, kuba uzakora iby'Imana yakikoreye yonyine hano mu isi. So ni umuntu munini cyane. So wa mugabo rero ni uza kuzavamo wa mupapa. Umupapa ni ukiye tuba turimo tuvuga wa undi wabyaye abana. Yego. Wubatse ufite abana. Wubatse ufite n'abana. Inshingano ze zikaba izihe rero buriya? Se buriya ni nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Ni nyinshi. Umupapa ni umutwe w'urugo, nicyo kintu cya mbere twatangiriraho, kuko kugira ngo habeho umupapa hariho umumama. Kugira ngo abashe nanone gukora za nshingano ziwe nk'umupapa, nabwo aranabifashwamo n'umumama n'umufasha wiwe. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana imaze kurema umugabo yabonye ko atabishobora wenyine, imuremera umufasha umukwiriye kugira ngo abashe kumufasha akora inshingano ziwe azitunganye. Rero nk'umutwe arafasha mu kuyobora, arafasha mu gutekereza, arayobora urugo rwiwe neza, atanga urukundo mu rugo rwiwe. Buriya hari ibyo umupapa akorera abana biwe direkte cyangwa se binyuze no mu mumama. Harya hose biza bikagira impact kuri wa mwana.
donc ni ikintu kinini ngira ngo cyo caba ikiganiro ukwaco cyo kuvuga inshingano z'umupapa. Hari akantu bajya bavuga ngo inyuma y'umugabo mwiza ngo haba hihishe umugore mwiza. Ese buriya turavuga ngo kugira ngo umupapa abe yabaye mwiza ku bana, umugore agomba kuba yabigizemo uruhare kugira ngo atange umusaruro mwiza ku bana. Of course, buriya uko abantu twese tumeze, n'umugore nawe kugira ngo abashe gushobora imirimo yiwe nk'umugore agomba gufashwa n'umugabo kugira ngo abashe gukora za nshingano ziwe. Ntabwo nge mvuga ngo umugore ngo abari inyuma y'umugabo baba bari kumwe, abagaragara ntabwo yihishe. Bari kumwe baba bafatikanya bakorera hamwe, ariko nyine uruhare rw'umumama mu mirimo myiza y'umupapa nabyo biba biri no muri education y'abana, no muri education y'abana, mu burere bw'abana aramushigikira. Buriya tuvuge ko nk'umugabo ku rugero hari ibyo nk'umugabo urebye ahanini abagabo bagira amarangamutima make uyagereranyije n'ay'abagore, bigatuma ahanini usanga umugabo mu rugo aba agomba nko gutanga imirongo ya discipline. Ayitanze abamama hanini usanga nibo bari kumwe n'abana igihe kinini. Umugabo rero abashe gutanga imirongo ya discipline, umugore atabayinga ini muri ya mirongo ya discipline, ntabwo bizakunda kugira ngo bibashe gusohora, kuko umwana byamuconfusinga. Umwana yavuga akabona muri kumuhereza message zitandukanye, mugomba kuba kuri page imwe rero. Kandi abamama turabigira, hari ukuntu umupapa nk'iyo ahannye umwana wandekeye umwana, ariko hari ukuntu muri fort cyane n'agashyi kameze gutyo ubona ari nk'inyunda kuko asa umumama yahangayitse ariko waretse umwana. Ariko umupapa se mwiza buriya nibyo uri kuvuga, umupapa Imana yaremye, ariko muri realite y'ibyo tubonesha amaso, reka mvuge muri sosiyete zacu za kinyafurika kuko nizo umuntu ababamo cyane, hari ibintu tujya tubona bitagenda, to be honest. Hari ukuntu tujya tubibona tutabijyanye no mu gakiza, mu buzima busanzwe buri hayere tubona. Hari ukuntu ubona umugore ari uremplike cyane muri education y'abana. Mwe mwabigezeho, Imana ishimwe, ariko hari aho bitaragera, aho usanga byaranze neza. Abantu twese turagerageza, kandi umunsi ku wundi uba ugomba kuba ufite icyo uri gukora, nta wabitunganije kuko ntawe urangiza urwo rugendo akiri muri ino si. Ururangiza ari uko warangije isi. N'ababyaye abana bakanubaka, hari igihe ababyeyi babo baba bagikeneye ba babyeyi n'umupapa wawe, wowe ufite umupapa kandi uri umumama wubatse, hari ukuntu wumva ugikeneye papa wawe mu buzima bwawe. Rero nibwira kuko rero role y'umupapa muri ubu buzima bwa buri munsi ni uguhozaho, ni uguhora wiga, ni uguhora ushaka kumenya environment urimo, aho wageze, ibishasha washobora kuimplika. Abana bari ku myaka itandukanye, ntabwo discipline cyangwa uburere bw'umwana ukivuka bumeze cyo kimwe n'ubw'umwana wagejeje imyaka 18. Hari ibintu bitandukanye. Ikibazo kihaba rero nuko abantu bose bajya kubyisangamo gusa, nta ubwiwe ntacyo yize cyangwa nta n'uwakimuhaye ngo ni umupapa gusa, akabyara gusa kuko yakoze ubukwe, akajya kwisanga afite abana, nta mwanya yafashe wo kubyiga. Usanga rero aho ngaho ariho hatuma turimo tubona ibibazo bigenda biba ingutu cyane. Icyo ni ikibazo uvuze, urabona baravuga ngo umuntu atanga icyo afite. Urabona umuntu ntiyahawe uburere cyangwa ntiyagize na papa, reka tubivuge gutyo, ntiyagize umupapa mu nzu, cyangwa yagize umupapa ariko yari absent cyane, yabaga yibereye mu kabari, yabaga yibereye mu zindi gahunda hirya no hino, agasa nk'aho akurijijwe n'umubyeyi w'umumama gusa, cyangwa wa mupapa burya yamubona amajoro n'ibiki, nk'uko bivuze igihe kikagera akarongora. Ese uwo muntu wamugani izo mbaraga zo kurera wazikurahe? Ni ibintu byiza na gutya gusa? Ese utaragize amahirwe yo kubana na papa bisobanuye ko ahita aba umupapa udashobotse mu nzu cyangwa utuzuza inshingano ze? Oya, ngewe icyo navuga ni nk'uko gusa wavuga uti nk'abantu tubitanga urugero rw'ibintu bisanzwe, abantu biga imodoka hari igihe gitandukanye. So wowe ushobora kuba mu bwana bwawe utaragize ukwigisha, kuko burya wa muvyeyi yagombye kumwigisha kuba umupapa, ntamubonye, arakuze, ageze igihe yisanze
mu mwanya wo kuba ari umupapa bizamusaba imbaraga nyinshi kuruta wa wundi iwe wahawe uburere kandi akigishwa kuba umupapa. Ariko nta muntu ugomba kubigira urwitwazo ngo avuga atoya sinzaba umupapa bireke none ntureke kubyara. Ariko niba ugomba kubyara cyangwa se ukanabyisangamo ariko muri we ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo uzaba umupapa mwiza, gira ico ubikoraho bijanye no kubyiga. N'ababibayemo n'ababyize ibihe bigenda bihinduka. Ninde wavutse nko mu gihe ca data internet ntiyabagaho, none ubu nyine internet zirahari. Muri byinshi tugomba kwigisha abana bacu ni ukumenya uburyo bajera izi electronics n'isi y'ahantu ho mu kirere tutazi abana bacu bisangamo. Ngomba kubyiga nkamenya ibyo abana banje baba barimo, nkamenya aho uburere bwabo burimo buturuka, information bakira muri bo. Kera abantu babaga nko mu bihugu bitarimo ibi bintu by'amatekinoloji, wasangaga ibyo bumva byose n'ibyo bumva undi muntu. Noneho ukazajya usanga umubyeyi karavuga ngo ntukaje hariya bajya bigisha abana nabi, bariya nta burere bwiza bajya batanga. Kandi ubwo ni kera, kandi aho ni kera. Noneho ubu nyine aho wakagombye kubwira umwana ngo aho niho batanga uburere bubi, wenda ni muri no telefone, ariko ntubizi, none niyo uri kumusingiriza. Cyangwa se ntunashizemo parental guide ngo umenye ngo niba areba channels hari zo yemerewe hari zo atemerewe, kuri telefone hari byo yemerewe hari byo atemerewe. Nta wavuga ngo wenda yahawe byose bikwiriye ari makura mu buryo we abizi neza. Abantu bareka kuzana urwitwazo bakiga, kuko buri umwe wese agomba kwiga umunsi ku munsi. Jewe njya nicarana n'abana banje buri gihe nkumva bambwiye ikintu ntarinzi, gikora gite bakakinsobanurira. Ubwo nkabanzi principles batagomba kurenga nkabasha kubibagiramo inama. Ni ukwiga rero. Donc umuntu ajya kubyiga. Yego agomba. Kuko ubundi bavuga ngo hari akantu umuntu yavuze ngo leading by example. Ubundi umwana ntiyakagombye, umupapa ntiyakagombye kwigisha umwana, ahubwo umwana yitegereza wa mupapa ibyo akora. Buriya ntiyakagombye kubamo n'ikintu cyo gusabana cyane. Muri ibyo bintu uvuzemo ko abana bo barakuganiriza ugahita ubyumva ukavuga naha bageze, nawe ukajya kwinforma kuri ibyo bintu ugahita ushyiraho precaution. None ubwo ngubwo hari icyo kibazo bajije, ahubwo ni nkuko akavuze uti ese ubundi ni gute abapapa bashobora kuzana bwa burere bufite impinduka mu bana. Ico ngico wari ukomojeho ni ikintu cyangombwa cyane, kugira ngo umuntu uzamuhe influence uzabashe kumubera urugero, umwana uzabashe kumwigisha, ugomba kumugira inshuti yawe, akagira n'ibyo akubonamo, akagira ibyo akurebaho wewe. Ntabwo uzabwira umwana ngo uzajya uba umuntu ufite imico myiza arimo akurebamo imico mibi. Ntugatukane, kandi utukane nurangiza umubwire ngo ntugatukane, ubeshye nurangiza umubwire ngo ntukabeshye. Yabyumva ako kanya akiri mutoya, akirimo gutinya, yagera hejuru ibyo ngibyo akabivaho. Kare tutaraje kuri kamera nakubwiye uburyo nka butatu abantu bakoramo discipline, ariko muri ubwo butatu harimo bumwe bwiza ababyeyi bose bagombye kwibanda. Hari ababyeyi bagira ngo nimpemba umwana nkamuhereza amagift biratuma azajya akora neza, kuko mubwiye ngo nukora neza ndaguha iki ngiki. Ico ngicyo kiragenda ukageza igihe utagifite ubushobozi bwo kumuha izo gift. Hari ahandi bijyana no guhana, akavuga ati nukora nabi ndaguhana, umwana agakorera mu bwoba. Naho hari igihe bigera ubwo bwoba ukaba utabumushiraho. Aha gatatu rero niho hahandi ho urukundo. Umwana agenda akegera umubyeyi wiwe, bakaba inshuti, bakegerana, akamubera urugero. Umwana akazajya avuga ati ngomba kumera uku nguku, kandi ahanini cyane akumva kuko bimufitiye inyungu ziwe. Hari ukuntu mu mico y'iwacu, iyo mvuga imico y'iwacu ni muri za East Africa, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, mbese nko muri Afrika hose, tuba twumva gusa ko umwana nujya kumwigisha uramubwira ngo sinkunda iki, sinshaka gukora iki, sinshaka ko bigenda bityo. Ariko muri we it's all about you. Ariko ubundi iwe ubwiwe ushaka kumuhereza ikintu azagumana, ugomba kumwereka uburyo kimufitiye akamaro. Nkuko nawe ibyo uzi ukora neza, motivation yabyo iva mu nyungu birebamo. Abana bawe nabo rero bazakora neza, bazakumvira cyane iyo bumva biri mu nyungu zabo. Iyo ubabwira ngo genda ukora homework yawe wige, nutabikora gutya nzagukubita, cyangwa se nubikora neza nzaguha igihembo, ibyo ngibyo
ibyo ntibiramba. Ikiramba ni uko mubwira ngo ibi nubikora uzagira ubuzima bwiza, ni uko umwereka abandi bageze ku buzima bwiza kubera ibyo bakoze. Ibyo birafasha. Yego. Harimo numvishamo ikintu cy'urukundo na fellowship. Muri iyo ngiyo uvuze kuvuga ngo wenda si ibihembo nshyize imbere, si n'ibihano nshyize imbere, ko hari imyaka bamugani bageramo bakaba batagihanwa uko biboneye. N'ibyo bihembo bigera bikarambirana. Ariko muri urwo rukundo rwo kumubwira ngo niyikunde we, nawe akubahishe, akora ibintu abona ko ejo bizamugirira akamaro. Bisabamo communication nyinshi. Ni uburyo bwo kuganira, ni kwa kundi mwegerana na wa mwana, mukaba mu rukundo, akumva muri nk'umuntu umwe, muri kumwe. Intekerezo zawe ukaba uzizi intekerezo ze, nawe akamenya intekerezo zawe, akabasha kumva agomba kukwigiraho iby'agaciro biri muri wowe, akaba ari byo nawe aharanira. Ariko papa abanyafurika bishyizemo ko umwana ataba inshuti na papa we. Nta buryo wamugira inama rero byo guhora bakanga inshuti. Oya, rwose natwe ntabwo tubishoboye. Reka mvuge wenda kuri kese yacu, ariko njye mfite abana 3, umukobwa n'abahungu 2. Ngira igihe njya mfata wenda mfata umukobwa, tugira ngo father daughter date. Buri umwe mu kwezi tubwirira abapapa, tukagenda tugasangira, tukaganira. Ubu n'umwana w'umutineja, tukaganira, nkamenya ibitekerezo bye, tugahavinga fane kuri nivo yiwe. Ntabwo tujya mu bintu biri seriye cyane, ariko aho ncishamo hamwe tukaba nk'abavuga ibintu biri serious, like ni gututekereza world view yiwe, uburyo areba isi, uburyo asobanukirwa ibintu bimuri iruhande byose. Bituma nyizera, bituma yumva kuko nubwo yanagira n'amakosa runaka, yumva kuko mukunze, nanjye nkamumenya. Buriya hari abapapa batazi abana babo, amuzi ku isura, ntamuzi, ntazi umutima we, ntazi ibyo akunda, ntazi ibimumotiva, nta kintu wabasha kumufasha. Niyo yatsinzwe ugasanga watsinzwe ute, warebaga he, wari urangariye mu biki, ariko ntamenye ko hari ahantu wenda yamutakaje cyane, kuko ntabwo uza gusa igihe habaye amakosa. Mubana mu nzira zose, muri buri rugendo, mu buryo ndetse n'amakosa yazakora n'ibyaba ntibigutungura, kuko muba muziranye, muba muri kumwe muri buri kintu cyose. Ariko ibyo rero bisaba investment, igishoro. Nta kintu na kimwe wasarura utarashoye. Ibyo twifuza ko abana bacu baba beza, ko abana bacu bagira indero nziza, tubikoraho iki? Bizazana umusaruro ungana n'ibyo tubikoraho twebwe. Ese za shift za hano papa, urahitamo rero amanywa na nijoro, unarava ku kazi akikoza mu rugo amasaha angahe, kabagiye kurara ku kazi. Buriya rero baguhitishijemo bakakubwira ndi umupapa ngewe, bakabwira ati ku mwaka ugenda uzajya ukora ijoro n'amanywa iminsi 6 mu cyumweru, ugere mu rugo rimwe mu cyumweru. Of course hari abo nyine biba ngombwa wenda tuvuge akora nk'ubushoferi, ntabwo agera mu rugo, ariko noneho tuvugira umuntu uri aho ngaho, uri hafi aho ngaho. Mu guhitamo uko ibyo ukora nabyo, umwanya wa famiye nabyo bigomba kuba biri ibintu peza, ugakonsidera muri decision uri gufata. Kuko hari abantu dusa n'abakora ibintu tutarimo tubitekerezaho. Ese aka kazi ndi gukora cyane, icyo nifuza niki? Ndifuza kurera abana ngo nabona amafaranga menshi akanyura, abana banjye ntibagire uburere bwiza, kuko ntibishoboka. Ntabwo abana bazagira uburere bwiza utabahaye umwanya. Ariko hari umuntu uzi ngo yamuhaye inzu nziza, aramujyana mu kimodoka cyiza wenda ku ishuri, icyumba cya hatari, ariko akibagirwa aho umwana. Ibyo byose uvuze mu by'ukuri rwose, kugirira abana bacu neza, tukabashira mu mazu meza, tukabatwara mu modoka nziza, ni byiza. Ariko ibyo byose kubijanye n'uburere nta kintu bimwunguye. Ntacyo. Ako nibyo byuzuye aha hanze papa, gira fata umwanya nushaka wibere mu kamodoka kangana gato. Ubishoboye gura Lexus nta kibazo, ugure Lamborghini. Ariko rero niba bisaba ngo usacrifice abana bawe, ubireke. Ko tubamaze rero hanze, ufata umwanya. Ababyeyi turifuza ngo abana bacu b'abakristo bakunde gusenga. Mudasengana nawe mu rusengero tumaramo amasaha 2, twatinda na 3, nabwo ugasanga twibanze ku by'abantu bakuru. Mwarangiza mu rugo ho
bamwe babandi urumva nta gusengana n'abana nta hantu babonera nta mwanya uhari none se uzarenganya wa mwana niyanga kuja gusenga koko azagenda wenda ukimutwara ku ngufu azagenda wenda ukimuhemba ngo agende ariko hari aho bizagera ukazajya usanga gusa sinzi imwe niba mutajya mubibona abana barakura akiri mutoya akazamuka yatangira kuba independent kuri 17 aba yagiye ugasanga nta kiza gusenga yaryamye n'ukwinginga akabyanga natangira gukora hoho arafata akazi akajya yitwaza shift agenda ariko si ubundi kigomba kujyana umuntu gusenga ntabwo ari ahantu muri social club yagiye ni umutima wamaze gukizwa ugakunda kuba imbere y'Imana akumva icyo kintu rero ntabwo kiva mu magambo meza wamubwiye y'uburyo mugomba kujayo kiva muri conviction ari byo bita kwemera Imana kuko ibindi byagiye gusa muri social club hari abantu bavuye muri Afrika yarakuriye mu rusengero ntiwatandukanya niba inshuro zimwe aja mu rusengero bagiye gusenga ashobora kuba agiye guhura n'inshuti aba bana rero inshuti ze zishobora kuba zitaba mu rusengero rero niba mwebwe mufite idini muri mwebwe mudafite agakiza umwe azaje ahashaka uw'idini araja mu ikanisa umwana noneho wa social club wenda naho babyinira cyangwa se n'ahandi baje guhanginga out nawe ntumurenganye kuko nta mwanya wenda bamuhaye kumwigisha kugira ngo akizwe ubwe afata umwanzuro avuga kuko agakiza ni ikintu personnel n'umwana wawe ntabwo wavuga gusa ngo wamubyaye n'umukristo agomba gukizwa ku giti cye kuko nutabikora gutyo azogukurikira gusa ukimutegeka nyuma y'aho ngaho ariko nimba utabagomba kukubona na nyine ibyo byose gani ko kwakumwigisha arakwigiraho of course arakwigiraho ibyo gani byo bimwigisha neza kuko ubutumwa bwiza burenze ubundi butumwa bwose ni ubutumwa buvuye muri example y'uburyo twebwe tubayeho y'ama values yacu agaciro kabyo rero akabasha kakabona ariko asanze mutunze idini nawe azatunga idini none se dusubiye muri education gatoya hari abana nkanjye nkora mu bigo by'amashuri hari abana usanga rwose ahora akeneye help buri kanya wajya kuganira n'undi ugasanga ni mu rugo nta mwanya wa revision ajya agira nta mwanya wo gusubiramo na mutoya ajya agira hari n'igihe ava kuri televiziyo saa 4 saa 5 agiye mu buriri nta kureviza ngo hari nta biki hari abandi babyeyi babikora neza akajyana abana muri za common ahantu babigisha cyangwa akamushakira umwigisha mu rugo ariko nanone biturutse hehe akenshi ntabwo muze ko ari hose akenshi muri kwa kutaba mu rugo k'umubyeyi ugasanga ari umumama ari muri bya bintu byinshi wenda afite abana 3 basumbana mu myaka nta mwanya wo kwicarana n'uriya mwana amadevoir yifitiye na gatoya aracunganwa no koga kurya wa mupapa we ari gukora utuzi tubiri kugira ngo providing mu rugo ese iyo kumone hari icyo ihindura kuri bya ntitwavugaga ntihaba hakibura ya connection bwa busabane bw'umubyeyi n'umwana aba yagiye ibasha gushiraho icyo kindi n'ubundi naho twaturutse habagaho amakuru disore umwana ukamushira hariya kuko ntibinavuze ngo ababyeyi bose bashobora gufasha abana homework bataragiye kwiga kandi ibyo birumvikana ashobora gusa kumuhereza rwa rukundo ariko nubwo atize arabizi kuko hari abandi bashobora gufasha wa mwana ikindi kandi navuga numvise urimo uvuga abana bose siko bafite ubushobozi bwo kwiga cyo kimwe hari abiga vuba hari abiga bitonze hari abasaba kuko bagira support kugira ngo babashe bagira umwanya usumbye uw'abandi ibyo byose ubimenya ari uko nyine wegereye wa mwana wawe donc ya fellowship iracyakenewe nubwo hari umwarimu uje gufasha ariko wa mubano uracyakenewe noneho n'abarimu bo ku mashuri hari ikindi kibazo tugira cy'uko ujya ugira ngo none ishuri ryarafasha abana gusa ugenda uterere hari n'ubona umuhaye lunch umujiranye hari gira na relationship n'ishuri n'ama meeting ugasanga ntibaza wegere umwarimu wirirwana n'umwana amasaha 6 abashe kukubwira ukuntu umwana yiga abashe kukubwira icyo wakora kugira ngo umufashe atari bya bindi umubyeyi afata gutya agasinya gusa
n'ibyo atazi umwana gusa akazana ibipapuro ugasinya nta n'ubwo uzi n'ibyo Ntunasomye agiyemo. ubu ngubu rwose. hari n'ibyo bagira rero inyigisho zimwe twebwe tutanemezanya nazo za gikristo bakakuzanira igipapuro ngo usinye ukabusinyiye umwana kujya kwiga ibintu bimwe bitari ngombwa mu bintu tutemezanya nabyo. So ni ikintu kiri important cyane kuko tugomba kwegera abana bacu. Ako kantu uvuze ko gusohokana ababyeyi wakabwiye ababyeyi papa gusohokana umwana kujyana umwana hanze wakabwiye abantu mu by'ukuri ngiye mbivugisha n'ukuri nasanze ahubwo nanjye ubwanjye njya mbikumbura si no kuvuga gusa ngo ngiye kwigisha wa mwana sinzi impamvu abana batoya wabegereye ni ukuri bararyoshe cyane. Abantu bakuru yaba ari umutinage habe n'umutoya bene uyu nguyu mubasha kugendana umuto aba bato cyane tujya muri parke mukajya hariya handi gutya ariko nk'umwana umaze kuba nk'umutinage uzatangazwa n'ubwenge afite utaruzi, uzatangazwa n'ubuhanga kuko umukreatingira environment yo kugira ngo akubohoke afate energy yose imuvemo y'uwo ari we uyumve. Nibwo buryo ushaka kudiscoveringa talents z'umwana ukabasha kumushyira mu murongo hariya ujya ubitinya abitinyuka ahubwo urabiryoheka ukumva niwo bikeneye ndetse n'umwana akajya avuga ngo sinzi niba ashaka kujya hariya kuko rimwe mu getinga serious kuva wamwinginga kuko bimeze neza ntafite amacenga y'abantu bakuru ngo karajyana iriya hirya murashika gusa we umutwaye muri ka resitora keza aranezerewe ntutware na mama wiwe kugira ngo mwisanzurane. Umubyeyi ashaka kwimena inda ushobora kubwira amarangamutima y'umwana cyane rwose ukamubwira uti mbabarire muri iyi minsi maze iminsi naniwe numva ntazi ukuntu mukaganira cyane ndetse wababara ukamwereka ko ubabaye wamukosera ukamubwira sorry ukaba umuntu nawe imbere y'umwana wawe. Ababyeyi batajya bavuga sorry ku bana icyo ni ikibazo rero araba yigize none se ubu mwigishije iki niba uvuze gutyo ukavuga ngo we ntutanga sorry none iwazayikubwirira iki nawe ntabwo bizamwura kubera gusa ko yagutinye igihe azaba atakigutinye ni ikibazo kubera ko ni ukuri turi kurera abana n'utwo twose umuntu akatugerageza ariko wajya kubona ukabona umwana ageze muri 17 18 arabataye abenshi agiye kwibana swate ni kuri universite wenda ariko abikoze abishaka kugira asohoke muri urwo rugo yashoboraga no kuhaba abandi mu rusengero agasohoka akigendera ukabona wagira ngo aciye akagozi aragurutse n'inyoni ivuye mu kiziriko ukibaza biri gupfira hehe bino bintu biri gupfira hehe ariko ndibaza ko ni muri iyo nyine ni muri ubwo busabane muri iyo myibanire. Noneho urebe nguhereza urugero buriya aba bose tujya tubona ubirebye neza nk'aha dutuye muri Canada cyangwa se tuvuge muri Edmonton usanga abazungu nyabo ibibazo tuvuga abana bafite bacu twebwe baba immigrant ntabwo babifite. Difference ni iyi umwana ugerayo ukinjira mu rugo hari inshuti zanjye ngira nyinshi z'abazungu nyine apana babandi babasangwa butaka n'abandi ariko babazungu babaye hano kuva kera b'abakanadi yego mana yanjye ngewe nkomoka imurenge ujya ugira ngo ni umumama w'imurenge n'umukobwa w'imurenge yego ukabona barakundanye baricara mu rugo ukabona nta pressure bariho yo gukomeza kwiruka. Abantu ubu ngubu babaye immigrant iki kintu cyo kwiruka mu mutwe cyagombye gutuza. Abantu barahagaze bagiye mu kirere ntibatuje ngo baje hasi. Ntabwo ari hano hica, ntabwo ari Canada environment ya winter na summer n'ubukire buhari cyangwa ubukene, ahubwo ni uburyo turera. Uretse ko byashitse n'ukuri ntawe dushaka gutera amabuye. Hari ugerageza uko ashoboye wenda n'umusingo mamu yareze umwana wenyine arimo arashakisha cyane kugira ngo abashe kwishura amabills biragoye. Ntukitere amabuye, upfa kuba mu mutima wawe uzi kuko wakoze ibishoboka byose, waragerageje ku bana bawe. Ahasigaye icyaba kibi ni ukwicara ukiblaminga ukavuga ati I wish na spend the time n'abana. Kandi ni ukuri nabibwira abapapa bagenzi banje nta kindi kintu wazasiga muri ino si kideplika wowe nk'abana bawe. Amafaranga nta wazavuga ngo ya ni wowe unayasize. Hari abantu benshi bagiye basiga amafaranga menshi ariko yabasize abana badafite indero
ntibabashe Iminsi legacy ingahe yiwe bakaba igashira bayamaze. bakaba bayamaze bayishe Yeah. nabi Yeah. ariko ashobora gusiga indero mu bana be bakazatunga ibirenze ibyo yatunze bakazabaho ubuzima burenze ubwo yabayeho akamenyekana akibukwa akagira amateka meza. Yego. Hari ikindi kintu njya mbona muri activite hano muri iki gihugu ni ibintu tuhasanga kandi ni byiza nibaza ko no muri Afurika byahabaga kujyana abana hanze wenda ni soka wenda ni piano wenda ni icyo ari cyo cyose ariko gituma umwana ahindura environment yo mu nzu cyane akajya kavuge kurangaza ubwonko gato kugira ngo afokasinge ku bindi ugasanga nk'umwana ukabona nk'umwirabura niwe wenyine uri nko muri iyo ekipe ya soka ntabwo bagaragara abana b'abirabura ntitugaragara mu activite iyo point iyo tuyibagiye ku kiganiro cyari kuba ari kizima birapfira he aha ikintu cya mbere ugomba kureba ni inyungu iva muri ibyo ngibyo. Yego. Iyo umwana wamuwukipse cyane kandi ukamuwukipa n'ibintu byiza umwanya wo kuzaja kwiga izindi behavior ntawagira. Umwana wagiye muri soka umwana wagiye muri basket yayivamo akazajya kuri piano kuwa kangahe yabivamo akajya muri no activity yindi kandi hariho n'ibindi wakora biri free. Hari amaprogramme ari hanze ahangaha nta ruwavuga ngo wenda ngo sinabikora kubera ko ntafite amafaranga yo kwishurira umwana. Hari izindi ziri free zitangwa n'amaorganisation atandukanye yo mu mujyi ushobora gushiramo umwana akaba busy. Hani zo bareba imishahara ntibaguce menshi. Yego. Yes. Nukuri waba uri na wenyine mugabo adahari bakareba umushahara wawe bakakugabanyiriza. Za natation hari free zindi ziri free ziri aho ngaho ushobora gutwaramo abana bawe bakaba okipe. Muri wa mwanya baye okipe rero ibindi byose usanga bitagifite agaciro cyane ugasanga yinjiyemo hari azakora rirega zose si ubuntu ukajyana umwana ukamushyira muri korali tugira abana nk'abana njya ndeba ku rusengero iwacu tugira nk'amakitivite amwe ajya okipa abana drama ugasanga mu wa gatandatu bafite amasaha 4 bamara bari hamwe bakabyina bakagira gute icyo gihe ntagiye kwicara muri paka ngo ahure n'abarimo bamurumogi ahubwo yicaranye n'abandi agiye muri moro kuzerera yicaranye n'abandi ari muri activity ari ahantu bamumonitoringa ari ahantu bamwakira bamwemera niho nyasanga nkanabishima cyane muri ubu buryo abantu usanga harimo aya community churches nabyo hari ico bifasha kuko umwana aba afite accountability hari ahandi ashobora kugera gusaba kamujudginga because of the skin ariko noneho yaba ari muri community yiwe akumva hari accountability akavuga ati ibi ngibi cyangwa biriya ikindi nkaho ngaho nyine ukaba umukuye kuri ze electronics ahita abura umwanya wawe dahananiwe muri soka yangaye umubyeyi mbivuge hari abontera amabuye uhereza umwana we w'imyaka 10 akamuha cell phone umwana w'imyaka 14 akamuhereza cell phone kandi arangiza ya phone amuhaye umwana akazajya yirarana akayirirwana akayitwara ku ishuri ntanibuke gukata buriya n'ukuntu wayimuha ariko ukibuka gukata internet basi ku isaha runaka ya indi wavugaga controle parental akagira amasaha avuga ngo limit zana hano njewe rero Clement yabikora agakata internet yose yo mu isaha runaka ariko ibyo sinabiye niba yaranayimuhaye basi namenye controle parental muri telefone mu byo areba controle avuge ngo na amasaha nayangaye kandi barabyubaha abazungu under 18 hari ibyo batari iyo control parental birimo akaba ari uyiprogramamo atabiza ahamagara umugenzi ubizi kugeza ngiye umukobwa wanjye nyine yatangiye kujya kuri university ariko aje kuryama telefone akayizana mu cyumba cyane kubera ko abakiri umwana nibyo ashobora kurara areba movie rega bineva no ashobora kurara areba movie yarangiza yaruha kata wifi yaruha mu mutwe ejo mu gitondo azigike ntagazabasha kwiga agenda asinzira agira umushiha araza kugira umushiha nta karimo wamukoresha nimugoroba atashye mu nzu uko abananiwe ataharaza naniwe ahita aryama ku mugoroba narangiza niyicura arangije nap asubire muri ya telefone mu tufilime n'utundi no gucatinga hari bya TikTok n'ibindi Snapchat yewe birahari Clement wahita kupa umva internet none ukabona umukobwa yahise amanuka aje muri salo natwe no muri teenage 15 agahita aza muri salo papa akamubwira nakase byarangiye devoir mwazikoze byarangiye nta bindi
kuryama ukabona yahise agira irungu. ikibazo ni abafite amadata muri telefone zabo. ayiwe harya twe ntayafite, twe ntazo afite. abaye aba kuri wifi ukayikuraho, ni wifi nta data agira, nta simukadi iriho. ariko ni ukuri ibi bintu bigomba kuganirwaho cyane cyane cyane, kandi nibaza yuko hagomba kubaho n'uruhare rw'itorero. icyo ni ikintu kinini cyane, uruhare rw'itorero nshaka kuvuga mukagira nk'abapapa. hari nk'ikibazo naze nk'ubwo ndaza kukubaza kandi ntabwo ugenda rwose urakibwira aba bantu urabasobanurira. kugira umukobwa iyo agiye gushaka usanga twamuhannye, twamurijije, twamubwiye ibyo azakora, uburyo azubaha umugabo, hari n'abababwira uburyo bazapfukama bari kubaseriva, byose ni byiza. aho ugasanga umuhungu nta muntu wamwibutse, wenda bamwibutse ariko ntacyo babikozeho. mbese tuzajya dukora na shawazi z'abagabo, kuri shawazi z'abagabo zari zikeneye, z'abasore bacu zari zikenewe. ugasanga ni ukuri ntiyabihawe mu rugo wenda byose uko bikwiriye, ariko agiye nawe mu rugo nta kintu azi. hari n'abarongora ari batoya bakiri abajene ukuntu, aho ugasanga we nta bapapa bamufashe ngo bamushyire ku ruhande bamucyahe, nawe bamubwira ati uriya mwana uzanye rero uzamufate gutya na gutya. bigaherukira muri niba ari 2 weeks sinibuka amezi angahe yo mu rusengero bakorera hamwe n'umukobwa, babigisha uburyo bazasengana, bazihangana, za mbuto z'umwuka baranibiki, ariko it's not enough, baba bicaye hejuru, ariko umukobwa tukamukarira. ntabwo rero wafata tuvuga ufite imodoka ifite amapine abiri hano n'andi abiri ahangaha ngo uzajye ukorera service igice kimwe. ugomba gukora service imodoka yose kugira ngo ubashe kugenda. mu by'ukuri habe n'izi ngizi bita bridal shower, at least ku ma information make afite ntabwo ihagije. ntabwo ihagije umunsi umwe, niyo mpamvu usanga umukobwa yarize muramustressa, abantu bakavuga ibindi bakumva umwavuga ari undavuga ari. ahubwo aho wari uvuze nyine uruhare rw'itorero ni ukubigira inyigisho za buri gihe, za buri gihe. nk'uko tubyuka utasohoka udakarabye, ukamenya ngo wenda byibura mu gihe runaka tugomba kuzajya twiga nka kapo hamwe, nk'abantu bari separated, bari kwigira mu mpande zitandukanye. abagore bakigisha abagore kuko Bibiliya iravuga abagore bakuru bigisha abatoya bakabigisha, abagabo bakuru bakigisha abasore, hakagera n'igihe bano bose bahura nabo bakigira hamwe, couples zikigira hamwe, ndetse bikaba na ngombwa bakavuga ati okay, abagore nibaze bigishwe n'abagabo bababwira experience, niki muza mu expectinga niki niba njyewe ndi umugabo, niki canezeza ugiye gushaka, niki wumva wifuza, niki nifuza. n'umugore nawe bikagenda uko nguko, n'umugabo bikagenda uko nguko, kuko institut cyangwa se projet nini abantu bagira mu buzima bwabo bakazirengagiza, ni uburyo bw'imibanire. imibanire y'umugore n'umugabo bagira gutya gusa, bakibwira gusa ngo umugore agomba gukora iki, umugabo agomba gukora iki ngiki. ibintu bimwe byo muri Afurika mu cyaririya baje kubizana ahangaha, ntabwo bikora, ntabwo biri bukore. umugore tuvuge ku rugero arakora, umugabo ntafite akazi. mu mico imwe yo muri Afurika ahantu hamwe, ubundi umugore kubera ko adakora aririrwa mu rugo ateke, akore buri kimwe cyose, ahereza umugabo. noneho wa wundi rero utafite ibyo yize aratekereza ko bijya yabonye iriya mu cyaro, n'ahangaha niko bigomba kugenda. noneho nashika ahangaha ibiryo bisikumera. noneho ibaza rero yiriwe mu rugo, n'umugabo, umugore nataha avuye mu kazi kandi kagoye, nashika avuga ati jya mu gikoni uteke, ari kuruha ni umuntu. ariko ibyo byose barabyigisha, ntabwo nabyo babihata. abagore nabo hari igihe bagira ikibazo, ubwo ngubwo bati nageze muri Canada, wowe urambwira iki? bikore mu rukundo, mubyige mu rukundo kugira ngo mwese mubashe gusobanukirwa aho muri, birabafasha bimere neza. inyigisho rero za zindi tuvuga no ku ruhare rw'itorero. abana bacu urebye nko mu Sunday school biga ibingana iki, dushiramo imbaraga zingana iki. usanga niba habaye igiterane imbaraga nyinshi cyane zishize mu myiteguro yo gutegura uko igiterane kiza kugenda neza, cyahariya muri masse nini. abana babashire nk'ahantu babarebera ubacunga,
ese bo baje kwiga, baje kubabysittinga, baje kuba babysittinga cyangwa baje kwiga. Noneho navuge no muri Sunday isanzwe ni bande bajya bigisha aho ngaho muri Sunday school. Ubundi umuntu ugoye kwiga ninde? Umwana wenda niwe ugoye kwiga. Abakuru wenda baje bafite n'ibyo bazi, barajoininga church ari abakristo, abandi barakijijwe ni bakuru. Hanyuma aba bana murabategamwe iki cyo kuzamenya Imana batarabashizemwo umwanya uhagije ngo bave mu marangamutima yo kuvuga ngo tunezerwe, dushayaye, dusirimbe, mu Kinyarwanda hajya mukori ushayaye mugire gutya, natwe abandi basirimbe, abandi bakora iki, abana babirebe hariya bo babateye hariya hirya ntibagire icyo babagiramo. Nyuma yaho uko bizagenda barya bakuru bazakura, ikanisa rimere nk'izi ngizi muri kureba zuma tutaratrainings abasimbura. Kandi icyo kintu nyine nicyo twahoze tuvuga, itorero riri kuvuga mu Kinyarwanda, riri kwigisha mu Kinyarwanda, riri kwigisha mu Kirundi, riri kwigisha mu Kinyamurenge. Hariya inyuma hicaye babajene bose, abo ngabo twavugaga b'abana batoya 9 10 11 batumva na sibyo. Ntabwo ari amakosa yacu wenda kuba bataruvuga, igihe umuntu agerageza bikanga, ariko noneho ugasanga n'umuntu urimo kwinterpreta, umuntu uri kwigisha nta muhaye agaciro abe na gatoya. Wa mwana agataha nta kintu acyuye, kandi mubizi neza ko no mu rugo nta kintu murimo muramufasha. Hanyuma uke-expectinga ngo aragukurikira buri sande gusa. Aragukurikira yego by obedience, ariko araza yiyanuhinga hariya ajya ku gatelefone yagirire. Njye buriya ku giti canje njya numva ko interpretation biriya bya interpretation mu macace ndi kubivuga natwe tujya preachinga mu Cyongereza papa rimwe na rimwe kubera ko abantu benshi baba bavuga Ikinyarwanda. Hari igihe mvuga mu Kinyarwanda ariko ufite uwo interpret, ariko nje ubundi mba ntekereza yuko twagombye umuntu utumva ururimi kubyumvira muri interpretation ntabyumva. Buriya byanga byakunda ntabwo wakora icaci iri second class kuri yayindi mufite. None se niba umu interpreta basobanura barimo kubwiriza hanyuma baririmba n'indi uri ku interpreta ntawo yatakaye muri Ruwanje, muri Ruwanje 40 ari muri Ruwanje ntazi icyo biri kuvuga, cyangwa ameze gutya ariko wapi, cyangwa ari kugira gutya kuko abandi bari gukora ibi ngibi ubundi. Kandi ariko nanjye ndi kubigaya, kandi natwe ari byo dukora nuko byose nkwereke modo y'ikintu cyiza. Ubundi abo bana bose bagombye kugira church yabo, nabo korari yabo, bakagira amateraniro yabo, bakagira amateraniro yabo, bakagira pastor wabo, anaba training nabo kuzavamo ikintu ndetse unazi neza kumenya Icyongereza ntibihagije. Jewe Icyongereza ndakizi, ariko hari generation y'abana monde yabo si inyuma. Ubaza nko mu bazungu bajya bafata umupasiteri w'imyaka 25 wumva ururimi rwabo kuko bafite ururimi n'amakaraktere arabazi neza, azi uburyo bavuga byonyine. Gusa njye nagiye nambaye ikoti gutya bashiramo karuvati barantinya bakumva ntituri kumwe, ariko ntihazi umuntu wiyambariye t-shirt akaganira n'abarikuru yiyambariye jeans nta kibazo, barariretinga nawe bavuga ati ibi bintu tugomba kubyumva. Naho ubundi barareba ese umuntu wambaye utya. Nigeze kuja kubwiriza ahantu mu kanisa ry'abazungu, ngenda nambaye nakokinze n'amakaruvati n'utu twose, pastor arambwira yarantoye kuri hotel. I love that. Akubwiza ukuri ati ahanga baraza ntibari bukumve, genda uhindure niba ufite nk'aka drinks wambare, cyangwa byibura indi pantaro gusira aho ngaho, ariko byoroshemo bwarafitemo urubyiruko rwinshi. Yarafitemo urubyiruko rwinshi ruri aho ngaho, nawe ubwiwe yaje yiyambariye agashati naho, kandi ubwo n'itorero rimwe abantu bangaye 700. So hari rero kumenya n'uburyo bwo kwigisha abana ibi ngibi turi ku muntu wakuriye aha ngaha, ku muntu wakuriye na langaje banavugamo n'Icyongereza bavuga ibi byo gusobanura. To be honest, ariko ari ngo numvisha ashaka kuvuga nka bondage konto avuga ngo prison. Ari igihe tucyenterpreta mu Kinyarwanda, hari naho ba interpreta yumva biramusiza akabanza kabireka bigatambuka akaza kuzana ibindi. Na pastor uri kwigishwa abona nta muhaye agaciro, aramucamo ako vraiment nukuri naho bihera rega bipfa. Twavuze kuri wa mupapa muzima, umupapa mwiza, ariko naho bihera bipfa. None se nejo ni dusaza wa mugani ninde udusimbuye, ninde uzashinga iryo torero tibihari. Twara tutaramuhaye itorero riri aha hirya
ry'abashinwa naryo ryatangiye nk'uko yacu atangira hano bafite serivisi yagenewe second generation. Ibo rero bagira ibyo bita ama generations. Bari abantu bavuye mu Bushinwa bo bavuga igishinwa bafite n'umuco wabo kuko itorero buriya ntabwo itorero gusa ari ukuvuga gusa ngo ni abakirisitu ntabwo uzazana umusango butaka wo musengero bazahana harimo community kandi community mukora ni community n'usaba gusanga habe na uretse nabo ngo abasanga butaka n'aba Nigeria ntimwasenga nubwo mwaba culture irakonda kuko ni community umuntu yisangamo rero njyewe nawe kuri generation yacu abana bacu ntituri kumwe turi muri community imwe mubashakira umuntu wundi ariko benshi uziko bajya mu basomali papa gushaka iki y'amateraniro ari kuru n'aba pasiteri bari ko kubera ko abanyarwanda twabibimye turabitekereza ngo twumve ko biri ngombwa twumve ko aribwo buryo bwo kuricinga utabana ariko tugikora icyo kintu no kuri muri Edmonton papa mutuvugire no kuri mutuvugire aba pasiteri muhure icyo kintu mukivugaho mutuvugire basi mujye mu Saturday ya Friday bagira amateraniro yabo kandi buriya umupasiteri washobora gushira imbaraga mu kurera abana iyi second generation donc church planter wavuga ati ngewe ngiye kurera aba bana bakomoka i Rwanda bakomoka i Burundi bakomoka muri Congo n'ahandi kuko aho wakwinjizagamo n'abandi ba second generation bava n'ahandi iryo torero nta wabona uko ringana ni benshi cyane ni benshi batakaye kabisa bari aho ngaho hariya hanze kubera kuko system abantu bakoreramo ntabwo bayitekerezaho bapfa gukora gutya ntibabitinde turi kwirebaho ariko ntabwo turi kureba ayo data we abana bacu bazigishwa n'abandi nibande bazababera aba pasiteri ubwo dutangira ibi biganiro n'ukuri tubivugeho cyane turabiganiraho bituma abantu bagira interest yo kubitekereza kuko icyo ni ikintu nigeze gufata amezi 3 ndi kubyigisha ku rusengero nkageze igihe bamwe tukicara nk'uko twicaye tukiga iby'uburere bw'abana nkazana nk'umubyeyi umwe nzi kuko njya mbona agerageza tukaganira akavuga uburyo ajya investinga mu bana biwe hakaba abantu nyine batabishikira akavuga ngo senga uyu munsi ngo muhatugeze gute ibaze ngo mwaje ngo mutubwire ngo ibyo kurera ngo byo ngibyo se ngo twara kubivuga mu rugo ngo cyangwa he ariko ubundi wa mwuka gusa wo kuvuga gusa ngo twanezerewe udari buhindure ibyo mu ngo zacu impact yayo ntabwo irambye ntabwo tuzayisarura turi kureba nawe ariko ntabwo turi kureba kuko transformation izana conviction mu muntu akabasha guhinduka nicyo dukeneye nta muntu ujya uhindurwa n'amarangamutima nta muntu uzahinduka kubera kuko umwana cyangwa wowe wanezerewe cyane ikintu kizaguhindura kikaguteza imbere nibyo wemeye kandi ibyo uzemera uzabyemerera mu kwiga akandi kanyuma nashaka kuvugaho ibi bintu bya vacances abana baguma mu rugo amezi 2 buriya nta kintu mwakora kimeze nka camp ikintu cyo guhuza urwo rubyiruko twavugaga rwaba rutakariye mu itorero ndabivuga gutyo rutakariye mu itorero n'urutakariye mu mazu hanze rwanze kujya gusenga kigahuza nk'abo bantu bose nubwo amateraniro yakwishyira hamwe amatorero yakwishyira hamwe akabaha ikintu kimeze akavuga nk'inyigisho aho nsengera bajya muri Amerika guhurirayo Bible camp ariko nta kuntu cyaba na hano Edmonton ahantu bidasaba indege n'ibiki abana bagahurira ahantu bakava mu mago rwose bakajya muri camp hakabamo kwa kwigomwa aya mafaranga bavugaga kuko cyo ni ikibazo gikomeye byahawe agaciro bakigishwa kuri Bible bakigishwa no kuramya no guhimbaza bakabyinira Imana mu rurimi bumva bakigishwa mu rurimi bakisanzura buryo umwana agaruka afite fresher ubibona pe ibyo rero ahantu bizava mu kubiha agaciro bakagenda bakajya nk'ahantu muri camp bagahurirayo bose bafite abapasiteri bafite abamama kategori zose mu rurimi bumva ku buryo bavayo kabisa bambaye imbaraga bizi ijambo baririmbye mu ndimi bumva baryohewe ku buryo agaruka yumva agakiza hari ukuntu arimo arakumvamo kandi uko ntekereza ntumva gusa n'uburyo uri kubivuga twabyemeye twumva agaciro kabyo twarangiza uburyo ikintu cyose wemeye ukumva ni ikintu cy'agaciro kugitangaho ubushobozi biroroshye ntitubibuze dukenera imodoka nziza tukayigura
dukenera inzu nziza tukayigura, amadeni turayafata, n'amadeni urayafata, ukenera ngo wambare neza rwose twaza dusohoka ukazugira ngo ni abaminisitiri baje aho ngaho, nayo waba uhembwa yibanze rwose, ariko kuko wabonye ko ari iby'agaciro ko usa neza urabikorera. Tugomba kubanza kumenya yuko ari iby'agaciro kwita ku bana, kubahereza umwanya, kubainvestingamo, ari izo nyigisho, ari uko kubigisha Imana. Nitwamara kubifata gutyo bizoroha na bwa busabane, byabaye ubusabane ni akarusho. Ariko ndakubwira yuko n'itorero ubwaryo rimwe nk'aho usengera cyangwa aho nsengera dufite ubushobozi bwo kubikora, twabyemeye tukabona ko bikwiriye. Byaba ari ukuvuga ngo ayo matorero yose ahurire hamwe, ibyo ni akarusho. Ndetse bitanabaye no ku rwego rw'amatorero, n'ingo nkeya zashobora kubikora. Tugira ibintu by'amaserire dutangiye vuba aho dusengera, naho ngaho ni groupe zito zishobora kuba zirimo nk'abana 10 bashobora kugira icyo bakorera hamwe, abana gusa cyangwa famille n'amafamiye. Je veux dire narivuze ngo harimo nk'abana, ndetse no mu buryo bw'imiryango muri kwa kwiga nyine ko guhura bagahugurana, bakiga uburyo barera abana. Umwana wanje aba avuye iwanje agasura abana b'iwawe bagasanga bose tubarera cyo kimwe, tuzaba turimo twakatinga ntabwo atakana. Mureba ku baturanye cyangwa mwibaza kuki mu maserire? Ni abaturanye bagahura nka kangahe mu cyumweru? Ni oya, nta nubwo ari mu cyumweru, ubu ngubu biba rimwe mu kwezi. Nako mugashepingana kabisa, abantu bakafata umwanya wo gushepingana ku buryo hari icyo abana bahakura. Ntabwo sinavuga ko ari umusaruro byari byatwara no tukibitangira. Tugeze nk'amezi ngira ngo kuno kwezi kwa gatatu tugiye kujamo tubitangiye, ariko nyine vision yabyo nuko tubasha kwegerana. Ariko ibyo nabyo ni byiza. Umwana ntiyinjire yumva ko agiye gusanga mugenzi we mu cyumba, bose bakamenya ko bari bwicare muri iyo seri, uko bakaba ibyiri kuvugwa nabo bakabyumva. Gusa mumenya mukoresha uruhero rimwe, Kinyarwanda, Icyongereza, muravanze n'abana bari aho ngaho n'abakuru bari aho, mukamenya icyo gukora kubera ubwo buryo mwegeranye. Ariko birashoboka, byahawe agaciro, imbaraga zashyizwe hamwe, n'iyo myumvire papa, iyo myumvire yahindutse. Umva byose tubimazeyo, turabivuzeho byinshi, ntabwo twabirangiza, ni byinshi, ariko amasuje menshi tuyakozeho, nubwo tuyakozeho twihuta, ariko tuyakozeho. Reka dukangure cyane, tugira inama ya nyuma hanyuma dusoze. Gira inama ubwira ababyeyi. Ababyeyi beza, twavuze amagambo menshi akomeye, aremereye, ndetse ashobora no kugaragara kuko hari ibintu byinshi tudakora neza. Burya bajya baca umugani mu rurimi rw'iwacu ngo ibuye rigaragaye ntiribarikisha isuka. Impamvu turi kuvuga ibibazo byose tubona n'ibitunanira, nacyo tugomba kucyita ikintu cyiza kuko bidufasha kubikemura. Ndagira ngo mbabwire kuko haracyari opportunities zo kuba twagira ibyo dukora, kandi ni inshingano zacu nk'ababyeyi barimo barerera muri ibi bihugu. Navuga tuti tubihereze umwanya, tubishiremo imbaraga, duspending time n'abana bacu, kubera kuko nta kindi kintu tuzakora n'umusaruro munini tuzabasha kuronka kuruta kurera abana neza, tukabona bavuyemo abagabo, abagore bazokaringa kwizera kwacu, nabo bakakwigisha abandi. Rero turanezerewe kubabashije kujoininga uyu mwanya, rwose mutanga ibitekerezo namwe kuri ino channel, mutanga ibitekerezo, ushobora kwandika muri comments ukavuga nawe ibyo twasize ushobora gutekereza, cyangwa se ibyo twavuze nabi. Natwe turi abantu, ntabwo ubwo twicaye imbere ya kamera ari uko tubizi byose, ariko ni umwanya w'ikiganiro. Iyo debate yatangiye, burya ibiri mu isurira abantu kuzagera ku bintu byiza bishobora kudufasha. Murakoze. Ikindi kinini cyane wenda nasorezaho kinini nuko muri byose twashobozwa na Kristo, kuko niwe ujya uduhereza imbaraga. Usenga Imana, ugira umwanya wo gusenga, ubisabira Imana munsi ku wundi, kuko imbaraga turwana nazo nta nubwo ari imbaraga zo mu nyama n'amaraso. Satani yarahagurutse kandi arimo ararwana,
ndetse ararwana akoresheje imbaraga nyinshi cyane, zirimo n'ubushobozi buruta ubwo twebwe dufite, zirimo amafaranga aruta ayo twebwe dufite, ariko Imana yacu rero ifite imbaraga zo kunesha ibyo byose biza bitwataka nitwayiyambaza tugasenga, twarangiza gusenga tugakora n'ibikorwa runaka twagiye tuvuga nk'ingero, tuzabasha kubona umusaruro. Imana ibarinde, mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Amen.